dore ibyo abantu batigeze bamenya ku mushumba w'itorero umuriro wa Pantekote mu Rwanda, Pasiteri NTAWURIKURA Stanislas. Ni icyegeranyo kivuga ku buzima n'imibereho y'umuvugabutumwa wamenyekanye cyane mu itorero umuriro wa Pantekote mu Rwanda, Bwana Pasiteri NTAWURIKURA Stanislas. Kizajya kinyuzwa kuri channel ya YouTube yitwa Twiga Free TV. Ndi Twiringiyemungu Gaspard. Bwana Pasiteri NTAWURIKURA Stanislas ni umuvugabutumwa wamenyekanye cyane ku izina rya Kibagabaga, umunyabutayu n'andi mazina yamusanishaga n'ahantu yasengeraga amaze gusohoka mu idini rya ADPR. Uyu Pasiteri NTAWURIKURA Stanislas ni umugabo wubatse, yavukiye mu ntara y'Iburengerazuba mu cyahoze ari komine Kibuye mu mwaka wa 1953, ariko nyuma yaho yaje kwimukira Iburasirazuba mu cyahoze cyitwa komine Rusumo. Madamu Pasiteri Mukamusoni Marguerite ni umudamu wa Pasiteri NTAWURIKURA Stanislas. Bashakanye byemewe n'amategeko ndetse basezerana imbere y'Imana mu 1974. Bakaba barabyaranye abana 10, abahungu 8 n'abakobwa 2. Gusa Bwana Pasiteri NTAWURIKURA Stanislas avuga ko afite abana barenga 100,000 mu buryo bw'umwuka wera. Ese Bwana Pasiteri NTAWURIKURA Stanislas yaba yarinjiye mu murimo w'ivugabutumwa ryari? Pasiteri NTAWURIKURA Stanislas akiri umwana muto yakundaga kugira amatsiko y'uwazaba we. Ibyo byamuteraga guhora afite umutima uhagaze, kuko ntiyumvishaga uko azabigeraho bitewe n'uko yari yaravukiye mu muryango ukennye. Gusa nubwo ngo ababyeyi be bari bakennye, bakundaga Imana no gusenga. Akeka ko ariho yaba yarakuye umurage wo gusenga no gukunda Imana. Bwana Pasiteri NTAWURIKURA Stanislas yaje kubura umubyeyi we afite imyaka 8 gusa. Icyo gihe yigaga mu mwaka wa 2 w'amashuri abanza. Ubwo Pasiteri NTAWURIKURA Stanislas yatangiye kubaho mu buzima bwa gipfubyi kuri papa we, kuko yarasigaranye na mama we n'abavandimwe be 5. Akaba ari we mukuru wari ubasigayemo, wagombaga kubitaho uko bukeye n'uko bwije. Nyuma y'igihe gito nibwo yabwiye mama we ko agiye Ikibungo gushakaho guhinga, kuko yumvaga bavuga ko hera cyane. Yaragiye afata isambu nini cyane, hanyuma asubira ku Kibuye kuzana umuryango we. Pasiteri NTAWURIKURA Stanislas yaje kwitegereza ubuzima yaciyemo, ahita agira igitekerezo cyo gusangiza abatuye isi ubutumwa bwiza bushingiye ku ijambo ry'Imana, kuko yatekerezaga ko ari ryo ryazahindura isi mu guhoza imfubyi n'abababaye bose. Mu mwaka w'1973
ku myaka 20 nibwo Pasiteri NTAWURIKIRA Stanislas avuga ko yavutse ubwa kabiri ubwo yabatizwaga mu mazi menshi. Yakomeje gusenga cyane no gutura Imana ibibazo byabo kugeza ubwo yaje kuba mwarimu mu itorero rya ADPR, ahita anaritangiza ahitwaga Rugarama, hari muri komine Rusumo, regiyo ya Kibungo mu Rwanda. Pasiteri NTAWURIKIRA Stanislas yabaye umuvugabutumwa mu mwaka w'1978 ku myaka 25 gusa. Aza guhabwa inshingano z'umukuru w'itorero mu mwaka w'1988. Icyo gihe yari afite imyaka 35 gusa. Yagizwe kandi umushumba wungirije mu mwaka w'1991 ku myaka 40. Mu mwaka w'1993 Pasiteri NTAWURIKIRA Stanislas yahawe inshingano z'umushumba wa paruwase kugeza mu mwaka w'1994 ubwo mu Rwanda hakorwaga jenoside yakorewe Abatutsi, Abanyarwanda benshi bakicwa abandi bagahunga. Aribwo uyu muvugabutumwa Pasiteri NTAWURIKIRA Stanislas yahungiraga mu gihugu cya Tanzania nk'uko yari yarabibwiwe n'Imana mu iyerekwa ry'amasengesho y'abashumba b'itorero yabereye i Gitarama mu 1991, aho Imana yababwiye ko ibatumye kuyikorera mu mahanga kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Aya ni amagambo dusanga mu gitabo cyanditswe na Matayo ibice 28:19 kugeza kwa 20, na Luka igice cya mbere umurongo wa 37 kugeza kuri 45. Kuva kuwa 28 Mata 1994 ubuhanuzi bwarasohoye. Pasiteri NTAWURIKIRA Stanislas ajya gukorera umurimo w'Imana mu mahanga. Pasiteri NTAWURIKIRA Stanislas ageze mu mahanga yavuze ko ari wo mwanya wo gusohora ubutumwa bari baratumwe n'Imana mu mahanga. Pasiteri NTAWURIKIRA Stanislas yakomeje gukora umurimo w'ivugabutumwa kumwe n'abandi bapasiteri bari kumwe, ndetse yakomeje gukorana n'abamisiyoneri bari basanzwe bakorana mu Rwanda, harimo misiyoneri Ayimo na representant Batenzi wa Tanzania. Icyo gihe Pasiteri NTAWURIKIRA Stanislas yari ahagarariye inkambi yose ya Benako. Umurimo w'Imana waragutse, aho Pasiteri NTAWURIKIRA Stanislas yatangije ibiterane by'ivugabutumwa bikomeye cyane byabaga bigamije kwigisha Abanyarwanda kwihana ibyaha no guhumuriza imfubyi n'abapfakazi, aho yatangaga imfashanyo zirimo imyambaro n'ibyo kurya abifashijwemo na misiyoneri Ayimo. Pasiteri NTAWURIKIRA Stanislas ni umwe mu bavugabutumwa bakomeye bamenyekanye cyane bumvikanye mu gihugu cya Tanzania, kuko yabwirizaga isi yose kugeza ubwo yabatizaga n'abazungu. Ku
kugira ngo ivugabutumwa ryaguke mu mahanga, Pasiteri NTAWURIKIRA Stanislas yatangiye kohereza abapasiteri i Tabora kwiga ishuri rya Bibiliya mu gihe cy'amezi 6, afatanije na Pasiteri Rutegamihigo Kome yari ashinzwe itsinda ry'abanyeshuri n'abarezi mu nkambi zose za Tanzania. Yaje kuba visi reprezanta wa ADPR mu Rwanda bamaze gutaha. Pasiteri NTAWURIKIRA Stanislas yubakishije insengero nyinshi muri Tanzania, yubakishayo Yorodane ahitwa Kasuro muri Tanzania, na n'ubu izo nsengero ziracyahari. Ubwo hategurwaga amasengesho akomeye yo gusengera ibyifuzo bitandukanye, Pasiteri NTAWURIKIRA Stanislas yaje guhabwa ubuhanuzi buvuga ko igihe cy'umurimo batumwe kirangiye, igihe kirageze ngo batahe. Nanone Pasiteri yongeye guhabwa ubutumwa na muganga witwa Andrew w'Umutanzaniya yari yarabatije, uvuga ko agomba gutaha mu Rwanda agakorera Imana mu bikomeye. Nuko Pasiteri NTAWURIKIRA Stanislas yateguye amasengesho yo gusengera urugendo. Ntimukifatanye n'aya mahanga asigaye muri mwe, ntimukavuga amazina y'imana zabo, ntimukarahire imana zabo, ntimukazikorere, ntimuzapfukamire imana zabo, ahubwo muzajye mwomatana n'Uwiteka Imana yanyu nk'uko mwakoze kugeza ubu. Muzi yuko Imana yirukanye imbere yanyu amahanga manini akomeye, ariko mwebwe kugeza ubu ntawabahagaze imbere ngo abaneshe, ahubwo umwe muri mwe azirukana abantu 1000, kuko Imana yanyu izabarwanirira. Aya magambo namwe muyo Pasiteri NTAWURIKIRA Stanislas n'abandi bapasiteri babwiwe n'Imana ubwo basengeraga urugendo rwabo. Ibyo ntibyatinze gusohora, kuko mu kwezi k'Ukuboza 1996 Abanyarwanda bari barahungiye Tanzania bacyuwe na leta y'u Rwanda. Pasiteri NTAWURIKIRA Stanislas n'umuryango we yaratashye asubira mu gihugu cy'u Rwanda. Yatashye yemye neza cyane, yemeye ibizamubaho byose, uko iyamurinze mu mahanga no mu Rwanda yashoboraga kumurinda. Ayo magambo ahumuriza abakristo wayasanga muri Yeremiya ibice 15 umurongo wa 19 kugeza kwa 21, no mu ndirimbo ya 70 mu gakiza. Nk'uko Imana yarabimubwiye, yafashe urugendo arataha, aho Imana yamuhetse ku mugongo no ku rutugu, akaza kwisanga ari mu gihugu cye cyamubyaye, u Rwanda. Ari nabwo yakomeje ivugabutumwa muri paruwasi ya Nyarubuye, dore ko ajya guhunga ariho yakoreraga. Kuva mu mwaka w'1996 kugeza mu mwaka w'2001,
Pasiteri NTAWURIKIRA Stanislas yakomeje gukora umurimo w'Imana muri paruwasi ya Nyarubuye na Nganda, afatanije n'abandi bavugabutumwa n'abapasiteri yasanze mu gihugu cy'u Rwanda. Yagizwe umushumba wungirije ari nako ntawure wa paruwase. Pasiteri NTAWURIKIRA Stanislas yakomeje kuba umuvugabutumwa mwiza wizerwa n'Imana n'abantu, aza guhabwa inshingano zo kuyobora abaririmbyi ba paruwase ya Nganda. Nyuma yo gukomeza kwagura umurimo w'Imana mu idini rya ADEPR, Pasiteri NTAWURIKIRA Stanislas yongeye guhamagarwa n'Imana bisa nko kuburirwa, arongera arahunga ava mu idini rya ADEPR. Hari mu mwaka w'2001. Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 4 kugeza ku wa 10. Niba ushaka kumenya uko pasiteri yongeye guhamagarwa n'Imana agahunga akava muri ADEPR akajya mu idini rya umuriro wa Pantekote mu Rwanda, wakora subscribe, ukore na like, ukore share. Murakoze. Eri, eri, eri.